Ngayo mugongo ushashe mbaye wanga zacu zingana mbaye nyakuguma mu ngabo mbaye wa mutunga ngawe ndakunezerewe none ngwino umbwire turebe nako ndakunezerewe ibihogo bya nkondo nkuru na murumuna wayo ndakunezerewe nsigaze rushanga yo mugongo ushashe neza ukwezi kuracanye inyenyeri nazo ziraje ikamba ryazo zirazisanga irazibagira kw'ijuru ry'iwanyu mu kirere cy'iwacu niko kabyino. Ibihe byiza ku bakunzi ba Blessed Family TV aho mugiye muherereye hagiye hatandukanye, twizere ko mumeze neza, twizere yuko mukomeje kugira impagarike n'ubugingo, amahoro n'amahirwe akomeje kubana namwe muri uyu mwaka mwiza dutangiye, umwaka wa 2025. Twongeye twagarutse mu kiganiro nanone tubaha ikaze aho muherereye hatandukanye, abakunzi ba Blessed Family TV, abari ku mugabane wa Amerika, Afrika, Australia, Canada n'ahandi hagiye hatandukanye. Reka tuze tubaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, tubashimira uburyo ki mukomeza kugenda mutugana umunsi ku wundi, muri inshuti nziza, muri imfura, murakarama, kandi n'abataradukurikira dukomeje kuba twagenda tubaha ikaze kugira ngo bakomeze batugana, kugira ngo rero n'ubundi muze kunyemerera maze tuze gusangira iyi nkuru tugiye kuza tubagezaho. Mbere kugira ngo tuze gutangira inkuru tuyinjiramo tuyiva imuzi, ndagira ngo utangira wumva aya magambo. Byabaga byihuse icyambere uwo musuku n'umugabo namukunze ntazi n'izina rye rya kabiri. Arabeshya nubwo bebe vugisha ukuri wigeze unyibwira ngo nitwa John Ndaruye ngo wenda ngo nshaka dikrik vugisha ukuri ibyo gusa. yego hari igihe ureba umuntu ukumva umutima uragize ubaye ukuntu nimubona bwa mbere twarasuhuzanyije gutya mu ntoki, tugisuhuzanya gutya mu ntoki numva njye nawe tutangiye gushekinga gutitira, tutangiye gutitira wumva bimeze ukuntu mugihoberana ntabwo twahoberanye, mwasuje gufatana gutya mu ntoki gutya bwa mbere bwa mbere. yarazanywe nande n'indogo yaraje aje kunsuhuza, hari undi mwana w'inshuti yanjye nyine wari umuzanye aje kunsuhuza, ndeba umukobwa ari kuva nk'hariya aza amureba uko aza, noneho njye ntanamuzi, umutima ni kugira gutya, you know what I'm saying? Umutima ni kugira gutya, ndavuga ati byanga bikunda uyu mwana agomba kumbera umugore, kandi koko bibabyo, dufatanya mu biganza noneho ntangira gutitira, njye nawe turashekinga turatitira, twese bigenze bite, uyu mwana aranduze agiye kumbuza gusubira muri Amerika wagora se noneho bigenze bite, ndarozwe noneho mpita ntekereza uburyo umwana w'inshuti yanjye yambwiye ati iwabo afite abavandimwe ikibungo, kandi twumva ngo ikibungo ndavuga ati ndafashwe, ndavuga ati baramuntamitse birarangiye, niba batabuntamitse barabunsize. Kuva uwo munsi turaganira, umunsi wa mbere turanatandukana neza, ariko dutandukana iwacu hano atabishaka. Already nari mfite izindi gahunda ndi kujyamo, ariko bukeye mu gitondo wa mutima ukomeza kudunda, umva amashanyarazi mu mubiri, ukumva urashaka kumubona yewe nshaka komeza kumubona, nshaka komeza kuvugana nawe, none amuhamagaye ngira ngo minsi dukora zigera mu 12 atitaba,
yarakiryamye bwicuye rero nibwo yampamagaye back turavugana tumimeze biti nshaka tubonana turabonana kuva umunsi ntitwanatandukanye. Yes, mwabyumvise rero, mwabyumvise niyo nkuru tugiye kuba twayinjiramo maze tukayiva imuzi muti bimeze bite rero. Iyi nkuru rero mu kuyiva imuzi muranyemerera ndaza gukoresha amazina y'aba bantu kuko n'abantu baba star bahora kenshi kuri social media. Iyo biza kuba wenda ari abantu bari private ntabwo twari buze kuba twakoresha amazina yabo cyangwa se amafoto yabo, ariko kuko n'ubundi social media bayihoraho n'uyu munsi ntabwo byagorana kuba aribwo bagiye kuba bayijyaho. Tugiye kuganira ku makuru arimo avugwa cyane mu binyamakuru, amakuru y'umusore witwa John wari usanzwe n'ubundi atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'ubundi ntihatuye, n'umukunzi we cyangwa se umufasha we ari we Eva wari usanzwe atuye mu gihugu cy'u Rwanda, hanyuma nyuma yo kubana n'umukunzi we yaje kuba yagenda amusanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma rero ndagira ngo tuze kuvuga ku nkuru y'urukundo rwabo mu gutangira ndetse no kugeza kuri uyu munsi, muze kuba mwakumva muti bimeze gute, bihagaze gute, cyangwa se byagenze gute. John, dutangire kuri John. Biravugwa yuko John ari umusore wari umaze imyaka myinshi cyane, cyangwa se umusore umaze imyaka myinshi cyane muri Amerika. John atuye muri Amerika, yagiye atura mu duce tugiye dutandukanye, ariko kuri uyu munsi yaratuye muri Leta ya Michigan, ari naho umukunzi we Eva yaje amusanga. John mu myaka yashize yagize atya akundana n'umukobwa, bamaze gukundana baza gutangira gutegura yuko bagomba kubana. Biza kuba byaba ngombwa yuko John ava muri Amerika hanyuma akaza kubonana n'umukunzi we, bakaza gupanga ubukwe babonanye bahuye. Yaraje hanyuma baramubonana, aramwakira, umukunzi we aramwakira, amwakira neza cyane, barishimana. Mu gihe bitegura ubukwe ibintu bimeze neza, imiryango yishimye, imiryango yabukereye yiteguye ubukwe, ntabwo byaje kuba byakunda yuko abo bantu baza kubana. John rero mu gihe yarageze ku kibuga cy'indege aje kwakirwa n'umukunzi we, wari umukunzi we yaje guherekezwa n'umukobwa w'inshuti ye. Hanyuma umukobwa w'inshuti ye yari Eva. Umukunzi wa John yaherekejwe n'umukobwa w'inshuti ye aje kumutega, wari umufiance wa John. John amaze gufata urugendo rwo kujya kureba fiance wiwe muri Afrika, hanyuma bagapanga ubukwe bwari hafi aho ngaho. Ageze ku kibuga cy'indege, fiance yazanye n'undi mushuti we bisanzwe, hanyuma bajyana gutega umukunzi we ari we John. Bageze ku kibuga cy'indege birumvikana baramwakiriye n'urugwiro rwinshi, bamwakirana ibyishimo n'umunezero. Hanyuma rero muti byaje kugenda gute? Fiance wa John nababwiye yuko yari yazanye n'undi mukobwa usanzwe ari inshuti ye. Iyo nshuti ye rero nta wundi yari Eva. Bamaze guhura, John ngo akimukubita amaso yahise yumva hari ukuntu muri we yiyumvishemo yuko uwo mukobwa ari ugomba kumubera umufasha. Wa mufiance we bari basanzwe bavugana, bari baje bagiye gukora ubukwe, yumva atakimufite muri we nyine byimbitse,
ibyo umuntu yatekereza wenda yuko hari abatekereza ati ibyo ni ibiki, ariko kandi n'ibisanzwe amarangamutima y'umuntu hari uburyo akohereza aho ashaka niyagutegeka mu yandi magambo. John rero byaje kuba ngombwa yuko amarangamutima ye amwohereza kwa Eva, akarekana n'uwo bari basanzwe bavugana ndetse barimo bategura ubukwe hafi aho ngaho. Bamaze kuba rero barekana, birumvikana mwanabyiyumviye hano nk'uko yabivuze, bahise batangira urugendo rw'urukundo rwasaga nk'aho rwihuse. Ni nabyo ndibuze kubabwira. Atangirana urugendo rw'urukundo na Eva, urya wari waje aje kubonana na fiancé ndetse bagategura ubukwe mu buryo butunguranye, akubitanye n'undi mukobwa, umutima we yumva aramukunze. Ntabwo byatinze, mbere yuko asubira muri Amerika yasize akoze ico bita kumubombora mu rurimi rwacu. Batumva kubombora mwihangane mushake dictionnaire. Nuko John yahise ahitamo yuko agomba kubana na Eva batarindiriye ibintu birebire byo kuzakora ubukwe n'ibiki. Ava mu Rwanda babanye, hanyuma ava babanye nk'umugabo n'umugore. Nuko biza kugera rero igihe John aza gusubira muri Amerika, ariko birumvikana noneho yasubiye ari umugabo, yamaze kubaka urugo, amaze gushaka. Byaje kugeraho rero umugore aza no kubyara umwana w'umukobwa, batangira nyine ubuzima kubaho nyine nk'umugabo n'umugore. Birumvikana nimba hari amakouple yabanye mu buryo bwiza nubwo bari en distance, ariko couple ya John ndetse na Eva iri mu za mbere. Eva rero imibanire yiwe na John yagiye igaragara cyane kuri social media, cyane ko bamaze kubana. Hari uburyo ki John we yari asanzwe asa nkaho ari nk'umustar kuntu aho yaravuye. Hanyuma Eva yahise atangira YouTube channel ya Eva ndetse Eva wa John. YouTube channel ya Eva wa John muze kuyikurikira, muraza kuyisangaho ubuzima butandukanye bwagiye buranga iyi couple. Yagiye irangwa n'ibyishimo, amasurprise agiye atandukanye mu byiciro byinshi kabisa, byinshi. Hanyuma rero bagerageza kuba bagenda benjoyinga, barabana umunsi ku wundi. Ariko cyobaje nuko kuri uyu munsi birimo bivugwa yuko baba batakiri kumwe nk'umugabo n'umugore. Muti rero byagenze bite? Mbere yuko tuza gukomeza iyi nkuru, ndashaka kubaza abantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niki cyane cihishe inyuma iyo kuba abagore cyangwa abagabo bari muri Amerika hanyuma bagenzi babo bari muri Afrika? Turi mu kumva kenshi cyane abakouple menshi bimaze kuyabaho, uwari muri Afrika yagera muri Amerika, benshi umubano wabo ukazamo agatotsi, kandi bari abantu bari babanye neza ku rugero rwo hejuru batanari kumwe. Tekereza yuko mu gihe noneho bari kumwe ari bwo urugo rwagombaga kuba rwakomera. Mu gihe rero bo muri iki gihe abantu benshi cyane aho kugira ngo ingo zabo zikomere bahuye n'ababo, ahubwo zirushaho kuba zagenda zigira ibibazo, zirushaho kujya mu tuntu tw'udutotsi. Bimeze bite? Kuri uyu munsi turimo dukora iyi nkuru muri Michigan hari amakouple arenga atatu yose icyarimwe yagize ibibazo bimeze nk'ibi ngibi bya John ndetse na Eva. Hari bamwe baba badasanzwe bakoresha social media cyane ku buryo twageraho ngo tube twabakoraho inkuru, ariko mu bigaragara hari ikibazo abantu
mu bihugu by'amahanga mugomba kwicara mugatekereza mukareba niki kibitera niki kibyihishe inyuma. Ese uyu mugabo yari muri Afurika, umugore ari muri Amerika, ni gutagera aho ngaho wenda umugabo wenda agasa nkaho yambuwe agaciro kubera yuko yasanze umugore muri Amerika, kubera ko yasanze afite ibyuzuye. Sinzi, reka rero tuze kuba twakomeza iyi nkuru. Iyi nkuru rero bivugwa yuko umuhungu yadekaraye umugore we ariwe Eva, aramudeklara n'umwana, igihe kiza kugera baza kuja muri Amerika bameze neza, bari mu rukundo rwiza ruryoshe. Ni hatari. Biza kugeraho rero hatangira kuba hazamo akantu kagatotsi. Ati rero baba barapfuye iki? Biravugwa yuko John na Eva bari basanzwe bafitanye urukundo rukomeye cyane. Kuri uyu munsi biravugwa yuko hagiye habamo akantu ko kutizerana, umwe ashinja mugenzi we nawe ashinja undi kuba yamuca inyuma. Birababaje, biteye n'agahinda. Ntabwo tuzi nyirizina ngo niki cihishe inyuma kwitandukana ry'aba bantu, ariko kandi kirahari. Namwe mukomeze mucukumbure. Dukomeje kuba twagenda ducukumbura iyi nkuru, bamwe bati birashoboka yuko wari umukunzi we Eve, icyo yari akeneye yari amaze kukigeraho, ahari se bikaba byatuma umubano utangira kuba wagenda utamera neza. Ati abandi nanone ati birashoboka yuko umutipe yaba yari asanzwe afite utuntu tumwe n'utundi tw'utugeso, ati ku buryo dushobora kuba twaratumye umukunzi we Eve adashobora kubyihanganira, hanyuma bikaza kurangira amusezereye amubwira ati ntabwo naba ngikomeje kubana nawe mu gihe byaba bimeze gutya. Ariko nanone kandi umuntu yakwibaza ati birashoboka kweri? Bimeze bite? Ndagira ngo muze kuba mwagenda mureba hano ubuzima bwiza buryoshye bwagiye buranga Eva ndetse na John. Neze uretse kubeshya n'iki gisekeje ubwo aho ngaho. Ntabwo urananyumva no. Mva mbanze nkurangirize inkuru. Meze gute kandi nkubwiye ko mbonye diru ya danje, kandi noneho ni n'umuntu wa danje w'umukire muri we yagura. Yonyine n'ukuntu uri kumugana uri seriye ntabwo uzi umuntu wa danje. Okay, ni umuntu nyine urabizi iyo umuntu ari muri diru nk'iy'amafaranga ntabwo upfa kuvuga ibintu byose. Icya mbere ni ukunyizera. Kandi urabizi neza ntabwo nafata amafaranga
y'umuryango ngo ngende ngo nyashire mu bintu biri bushe. amabuye y'iki Y'agaciro se vuga buhoro. ntabwo nshaka gukubura Eh? ntabwo nshaka gukubura Ntabwo ushaka kumbura se wambura gute? Byose? mu rwanda haba amabuye y'agaciro Eh? mu rwanda haba amabuye y'agaciro Se ni mu Rwanda nyine ntago yabura. Nyine hari abantu baba bajya bagenda bayagurisha. So iyo business ntuyizi. reka bajya bafite iminsi yo kuramba ku isi uretse izo game urimo Beba msewe. ese uri mu biki wowe urakomeje Ya. reka black Ni ukuri ntabwo ari brave. ukwivana he ayo mabuye y'agaciro ukayagurisha So ayo mabuye y'agaciro ari Gisenyi. Nimara kubona amafaranga ndajya Gisenyi. Umva njyanye n'ibijyanye no bebe genda useka ndahita nk'ukabarira. ese uri seriye Ngende seriye mbase mubwire nuyamara kuma amafaranga ndahita ngenda Gisenyi mfata imodoka iri prive imodoka yiyubashe nyine ngende Gisenyi ngiye mpure n'uwo muntu nyafate nimara kuyafata ngarurike i Kigali mpure n'umukiriya wanjye ahita nkubita amafaranga. Neze uretse kubeshya n'iki gisekeje ubwo aho ngaho. mwana rero ukiri pe Ntabwo urananyumva no. Umva mbanze nkurangirize inkuru. amabuye y'agaciro uri mumeze ute Meze gute kandi nkubwiye ko mbonye diru ya danje kandi noneho ni n'umuntu wa danje w'umukire muri we yagura. byonyine n'ukuntu uri kumugana uri seriye ntabwo uzi umuntu wa danje Okay ni umuntu nyine urabizi iyo umuntu ari muri diru nk'iyo y'amafaranga ntabwo upfa kuvuga ibintu byose. Icya mbere ni ukunyizera kandi urabizi neza ntabwo nafata amafaranga y'umuryango ngo ngende ngo nyashire mu bintu biri bushe. amabuye y'iki Y'agaciro se vuga buhoro. ntabwo nshaka gukubura Eh? ntabwo nshaka gukubura Ntabwo ushaka kumbura se wambura gute? Byose? mu rwanda haba amabuye y'agaciro Eh? mu rwanda haba amabuye y'agaciro Se ni mu Rwanda nyine ntago yabura. Nyine hari abantu baba bajya bagenda bayagurisha. So iyo business ntuyizi. reka bajya bafite iminsi yo kuramba ku isi uretse izo game urimo Beba msewe. ese uri mu biki wowe urakomeje Ya. reka black Ni ukuri ntabwo ari brave. ukwivana he ayo mabuye y'agaciro ukayagurisha So ayo mabuye y'agaciro ari Gisenyi. Nimara kubona amafaranga ndajya Gisenyi. Umva njyanye n'ibijyanye no bebe genda useka ndahita nk'ukabarira. ese uri seriye Ngende seriye mbase mubwire nuyamara kuma amafaranga ndahita ngenda Gisenyi mfata imodoka iri prive imodoka yiyubashe nyine ngende Gisenyi
ngiye mpure n'uwo muntu nyafate nimara kuyafata ngarurike i Kigali mpure n'umukiriya wanjye ahita nkubita amafaranga